abarimu abahoze ari abarimu ubwo bose hamwe imbumbi abarimu abapasitori abashumba ni ibihumbi bitanu bari barimo se ubwabyo umwe itorero rya ADEPR ubwabyo ibyo 5,000 byo byari hari amatorero 5,000 yari ari mu gihugu amatorero 5,000 cyangwa se imidugudu 5,000 insengero ujye umenya ko urusengero rumwe rwigeze ruyoborwa n'abantu 3 cyangwa 4 bose ari abarimu bamwe ari abarimu ari abapasiteri ntabwo bizi se kandi ntabwo byibuka ndabyibuka ariko numva ibyo 5,000 bitaragezemo by'abakozi bangana gutyo wewe bararyo bari mengi bivugwa yuko mu cyiciro cy'abasezerewe yego abari muri abapasitori bamaze gusezererwa bari 6,000 ariko itorero rya ADEPR mu kagari usibye ko kugenda nyine mu mpingo bashimira inshuti aho muherereye hose amahoro y'Imana nabane namwe kubera ko Uwiteka kibatije impagarike bakumva amakuru uko bwije nuko bukeye ngo hari abahitanywe n'impanuka hari abagiye kwa muganga baba muri sonde abandi muri bombone ariko woweho uracyahumeka ubwazima wabyutse biremera reka kwinginga aho uherereye hose ushima izina ry'Uwiteka rikibaye kubashishije kubaho izina rya Kristo ahubwo hari n'ikindi wibagiwe abahanga bavuga ko uyu muntu aryamye nijoro bwacya mu gitondo ahumeka ari muzima igitangaza kiruta kwakira akayabo k'amamiliyari birashoboka rwose kubera ko hari ahantu nyine nabari wabo ngewe nabonye umuntu waryamye ari muzima ni umukira hano mu mujyi wa Kigali yego aryama ari muzima bucya mu gitondo ururimi ruri gusosoka ruri kuregarega rwageze hano ku mukondo ubwo ntibari bamushamburiye uzi kugira ngo rusubireyo amasengesho y'iminsi 3 akosha twaturi mu mwuka w'Imana uri ku Imana ururimi uko twanyina rusenga rugenda rusubirayo korari ukakiriye yavuze ngo cye ni iki watanze mwana wa Adamu yatumye urindwa bigezaho menya kwa rubu rubagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwana cinjiye nuko rero twatutangiye tubabwira ngo mujye mushima Uwiteka bajye bashimira Imana ariko urukumva ko n'ikiganiro tugitangiye turi mu mavuta menshi bajye bashimira Imana hari n'abandi bantu bamenya ko Imana ibaho ariko bageze mu bibazo ntabwo ariko byari bikwiye rero ariko ngo Mana ngo wamfashije rwose ngo nkabivamo oya ntabwo ariko byari bikwiye umwana w'umuntu agomba guhora wumvishe ashimira Imana niba Imana imuhaye akaba ari Imana itarageraho n'abasuzugure kuko bose bahumeka umwuka wo mu mazuru reka tubinginga rero nshuti mudahemba kudukurikira ugeze hano bwa mbere reka tugusabe ubaye ari ubwa mbere rwose ugeze hano ukumva rwose wafatikanya n'izi shene kugeza ubutumwa kuri benshi wakanda kuri subscribe turabigusabye kandi nawe wabikoze turavuze ngo Uwiteka Imana igumugisha subscribe gusa se nako no kugikumwe cyazamuye kireba hejuru yego yandika aduhe n'ibitekerezo muri comment watana ibitekerezo rwose hari umuntu umwe uheretse kumbaza ngo ari korora ngo ziriya sheni ngo nuriya ngo umugore mukorana umunsi umwe wazamushyize ngo kuri kamera mbese bafite amatsiko menshi bamwe bakavuga ngo noneho ngo uriya mugore uko afite akazi gatoya abati ntabwo ari umugore ni umugabo ufite umugore n'abana ubwo rero tubakuye mu rujijo n'umugabo cyane rwose yuko igihe kimwe nzaza mbasuhuze uzazabasuhuze turi kumwe rwose turi kumwe uyu munsi duhishiye uyu munsi rero nubwo ikiganiro twagitangiranye imbaraga ariko ndumva zimanutse kubera iki ziramanutse kubera iki bivugwa yuko mu itorero rya ADEPR bagiye gusezerera abapasitori n'abashumba hagati y'ibihumbi 2,800 bitarenze 3,000 koko se oya wabyitiranyije ubwira ukuntu wabyitiranyije ni bariya nyine batujuje ibisabwa basezereye nibo ubwo witiranyije n'abandi haba hari abandi se ayo makuru abo gusa se hagiye gusezererwa abarimu
bari hagati y'igihumbi na 800 batarenze 2000. abahoze ari abarimu Abahoze ari abarimu ubwo bose hamwe imbumbi abarimu abapasitori abashumba ni 2000 5,000 bari barimo se ubwabyo mwiri torero rya ADEPR ubwabyo ibyo 5,000 byo byari hari amatorero 5,000 yarari mu gihugu amatorero 5,000 cyangwa se imidugudu 5,000 insengero 5,000 ujye umenya ko urusengero rumwe rwigeze yoborwa n'abantu 3 cyangwa 4 bose ari abarimu bamwe ari abarimu ari abapasiteri ntabwo bizi se kandi ndabyibuka yego ndabyibuka ariko numva ibyo 5,000 bitaragezemo by'abakozi bangana gutyo ayi wewe ayi bararye bari menge bivugwa yuko mu cyiciro cy'abasezerewe yego abari muri abapasitori bamaze gusezererwa barenga 6,000 ariko itorero rya ADEPR mu kagari usibye ko kugenda nyine mu mpinduka harimo urusengero hari naho akagari karimo insengero ebyiri iyo wumva se ngo itorero rya Paruwasi mu Rwanda ADEPR ryari rifite iyo tuvuze ngo ryari nuko byahoze ariko bikaba byaravuyeho amatorero 3,141 ubu ngubu muzi amatorero ari gukora 977 yego none se amatorero 3,191 oya 3,143 none se aho 3,143 ubwo abarimu n'abapasiteri 5,000 bari baturutse ayi wowe akari imbere hano karahinda akari ntabwo ndavuga ngo nabyumvishamo oya iriya ni impano Yesu yashyigikiye ahubwo nibiriho bivugwa nabibwiwe n'iki rero mu bapasiteri basezerewe nibo wabimbwiye none se amakuru yagiye yabwirwa n'iki kandi baramusezereye urakoze cyane umbajije ikibazo cyiza mfite igisubizo bagiye gusenga ahantu yego urabona gusenga ntabwo leta yigeze ibuza abantu gusenga ahubwo icyo babujije ni ugusengera ahantu hatujuje ibisabwa nicyo nari ngiye kubaza hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya gusenga kwaje ahantu fulani ari abandi bapasiteri none se aho kwaje nyine haremewe nyine aho kwaje ni nk'uko basengera iwabo muri salo wumvishe ako bagasenga gakeya wumvishe badasakuza badateza umutekano mbega gishumba bagasenga gishumba bagasenga gipasitori umwuka aranyibukije nigeze njya ahantu tubone no gusubiza ahantu bari hakurya y'akabarore bahita Igabiro urahazi ndahabona hari urusengero rumeze kubona abakozi ba paruwasi uhereye ku mushumba abari muri abapasitori barantumiye baganiriza ijambo ry'Imana natera haleluya bakajya natera haleluya ndumva ndi mu mavuta natera haleluya ariko ntabwo habarenganya inkoko zari zarahagamye mu muhogo niko natekereje aba bantu uko batari kunyishyura kandi ngira ngo kuri niko gufashwa gishumba ahubwo ngewe ntabwo ariko nabifashe natekereje ko ari inkoko zahagamye mu muhogo noneho rero tugira ibihe byiza yego ariko ayo n'andi makuru yo ngayo nyine reka twigarukire none abo bantu yego uwo bari gusenga aho ngaho niho umwuka bababwira ko hari abantu bagiye gusezererwa reka tubarabure twitonze bati namwe ngo Imana yababwiye ngo usibye ko nubwo babasezereye ngo ikibando kiracyabariho ambaye inkoni y'Imana cyabariho ngo kubera iki se ati kubera yuko Imana duhamagariye twatambikiye tunanirwa guhana ariyo mpamvu Imana yongeye kugaruka ariko reka nkubwire nubwo tujye tugondera umushumba wa ADEPR ngo ari gusezerera abantu yego wasezerera abantu bangana nk'abamaze gusezerera ari inyama n'amaraso urabona byavamo ntabwo byavamo ahubwo we asohoza wa mugambi w'iby'Imana yavuze kera wari uzi ko maze ugana n'umupastori w'Inyamasheke yabaye n'umushumba yego arambwira ngo ibintu byose byatubayeho babibwiwe 9 n'umunani babibwirwa muri 2
babibwirwa muri 2002 ko Imana izabadiha ko Imana izabadiha abimbira n'umushumba wa paruwasi ngo ko Imana ngo twabibwiwe kera ngo kubera icyo ubuhanuzi busohora abantu bakajyana itorero mu nkiko ngo bagiye ngo guharanira uburenganzira bwabo koko nibyo yego ariko iyo ubuhanuzi busohoye abantu bagomba kwitwara neza bagomba kwitwara neza none nabo barimu bagera ku 5,000 nabo n'ubuhanuzi buzaba basohoreyeho abarimu abapasitori n'abashumba 5,000 bye bye twarabanye twarararanye twarasenganye mwampaye igaburo ryera muri inshuti zanjye ariko ndabarabuye murarye muri menge uzi ikibabaje giteye n'agahinda ntabwo bazabahagarika ntabwo bemerewe kujya ku meza y'umwami yego ntabwo bemerewe kwicara mu ntebe z'abakozi b'Imana ngo natambuka yambaye nk'uko nambaye ariko urabona ukuntu Imana iba yaraduhaye umugisha urakeye cyane rwose reka nanyishimira Imana wana Haleluya ndayishimiye rwose ubu ngo nawe nsengero bazikingiye amakote rwose yo nyambaye njya nambara ikote mu migezi mwana nkarijyana Nyabugogo nkarijyana mu kazi ntabwo ati urusengero barafunze reka nshyire mu suti nigire Nyabugogo nigire mu kazi hatambuka hatagize umuntu gucishamo ijisho mwana uzarane kugira ngo nubwo ufite ibibazo ubikavaringe ntihazagira umuntu ugucishamo ijisho rwose ejo ubona ko bitanye n'umuhanuzi Nyabugogo arambwira ngo imodoka ngo mfite ngo iri kuva ngo ugeze ku cyamba bizagira Kigali amahoro aguhanurira yampanurira ariko akaba ari muri babahanuzi bataye umutwe arahanura reba nizi umuhanuzi imodoka iri ku cyambu umbise nta na moto ngira mu muhanda ariko nanone nagarutse inyuma ati barawenda mu myaka iri imbere imodoka izaba igeze ku cyambo byashoboka umuhanuzi ntabwo wamutera amabuye kuko hari Imana ivuga ibiriho cyangwa ikavuga ibizaba ubwo rero birababaje kandi biteye n'agahinda bano bapasitori n'abarimu n'abashumba nese ubwo niba basezerera n'abandi barabasezereye nuko basezerera ariko kuyoba ariko jya mu mavuta wumva ikinyarwanda ndi gukoresha abasezerewe bagiye mu banyamuhamagaro bagiye gukoramo n'aba bashumba basezerewe ejo bundi yego babatenge noneho ubwo gutengwa ntibemerewe abo ngabo nuko batenga no kubashyira inyuma y'itorero none se bakoze iki mbaze uti ongera usubire muri iryo jambo ndyumve nongere ndyumve mu gutwi kwanjye bakoze ikihe cyaha bakoze ibyaha byinshi bigera imbere y'Imana ku buryo itorero se rivuga ati tugiye kubatenga none se babikoreye ku mugaragaro ese naho babikoreye mu bwihisho Bibiliya ntuzi kuvuga ngo byakorewe mu bwihisho bizajya hagaragara mbaye nka ikimbabaje kandi giteye n'agahinda ni uko bano bashumba badeperi iyo mbitegereje bamwe turabipfa ariko abandi tugakundana iyo umuntu amaze kwicara ku ntebe yizungurutse aba yumva ari we yego akumva ari ukomeye akumva ari we abandi bose barakoze ubusa ariko ntabwo ariko byakagombye kugenda baca umugani w'umuntu kubise mu cyeba uyirenze urugo na bariya wumvishe bagenze mu mavewidi abandi bagenda mu modoka abandi bagenda kuri za moto z'itorero wowe rero urasabwa kwitonda iyo ntebe wicaye igira intebe za umushumba umwe ukuntu yambwiye ngo intebe za ADPR zihorana amapine zihora ziri kugenda ariko ya mushumba ni umuhanga cyane rwose ngiyo uyicayeho nabi irakuguruka ntikakujugunya ubwo rero ariyo mpamvu tubabwiye ngo bahore bakenyeye noneho ubwo bo ntabwo ari ukubasezerana ni ukubirukana burundu bakicara mu bakirisitu narinzi ko birukana umuntu wasayishije agakora ibyaha bikagaragara itorero rigahagarara ati turamutenze turamwirukanye uzi ikindi se uzi ikindi kuri aritari hazahicara abantu babiri babiri gusa muri abo birukanwa oya muri iki gihe hazahicara abantu babiri iki ayi wewe akarakavuga Imana iragahaza karakavuga Imana iragahaza bazihicara abantu babiri umuyobozi wa gahunda
n'umwigisha w'ijambo ry'Imana bigiye gushyirwa mu bikorwa. Iryo tangazo umushumba wa ADEPR akimara kujyaho yarabikonfirime, ariko bagenda bagarura buhoro buhoro bagiye kwishyira mu bikorwa. Hazicara umuyobozi wa gahunda n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, abandi bazajya bicara hamwe. Yego, ibyo byubahiro umushumba wa ADEPR ntabwo abishaka, n'Imana ikabishaka. none se ubwo bazabirukana nyine burundu, ntibongere kurya igaburo ryera burundu, nta kongera kurya igaburo ryera burundu. ampaye nta ba okay, turavuze ngo Uwiteka azabafashe ntibazagwe. Ntibazagwe, ariko nanone hari ikindi kintu, niba batenga bo ntibazagwe. ariko reka mubwire, hari ikindi kintu, hari irindi jambo nasomye ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru mukeza abagihambiriwe. Ntabwo ntibyizera gutyo, reka kubera ntabwo ngiye ntibyizera gutyo. Wamaye ntabwo ntibyizera gutyo. Kubera iki? Uzi impamvu? Pasiteri ashobora kuguhagarika aguhohoteye, kandi kuguhagarika mu mutima wawe harimo inzira z'igisiyoni. Yego, nubwo afite ububasha bwo kubikora, ariko Imana wumvishe nawe hari igihe izamukubita ku rukuta mu cyimbo cyo gusekarire. Bibiliya ivuga ngo uko wagenje nawe niko uzagenza. Kandi aba ahagarariye Imana akora ibikorwa by'uko ahagarariye Imana. Ahagarariye Imana, si umuntu uhagarariye Imana by'ukuri ararenganya, aragambana. None se nuko barenganya? Kandi ubwo barakoze ibyaha nyine, ubwo ntibakoze ibyaha se? Ibyakorewe mu mwijima bizajya ahagaragara. Uwiteka azabeza. Kandi reka nongere mvuga ikintu, ibyakorewe mu mwijima byose bizajya ahagaragara. Kandi Uwiteka niba arazaba ari ukubarenganya, Uwiteka azabarenganura. Pastori, niba umurikiye ukabugambanira umurimo w'Imana, ukabugambana ukabukora ibyaha, ukaba hari abo wimika abandi ukabakandamiza, urahiye mu izina ry'Uwiteka Imana nkorera. Sha kuri wa munsi uzareba Uwiteka azabashoboze, azabemeza kuri wa munsi. Uwiteka azabashoboze bazahunga umujinya, nibarushaho gukora ibyo Imana ishaka. Kandi bari gukongeza umujinya w'Imana, nibarushaho gukora ibyo Imana ishaka. Biswa nigendere da, niko tubaseze. Ndigendeye da, biswa nigendere da, biswa da. Bye bye.